iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Ese umutekano w'iteka ryose utera abantu kuba ntacyo bitayeho? Mwene magambo bakaba bavuga bati jewe rwose narakijijwe, mfite ubugingo buhoraho, none reka nsambane, reka nibe, reka nice, reka nangane, reka ntukane, reka nsebanye, reka nkora ibyo nshaka byose kuko mfite ubugingo buhoraho. Umutekano w'iteka ryose ntabwo utera abantu kuba ntacyo bitayeho, ahubwo ikinyuranyo cy'ibyo nicyo kuri, cyangwa se ukwita cyane kukuva mu byaha, kukureka ingeso mbi, kukureka bya bindi twahoze tugenderamo kera. Icyo nicyo gihinduka impamo, ni narwo ruhinduka urugamba mu mutima w'umuntu ukijijwe, mu mutima w'umuntu ufite ibyiringiro by'iteka ryose, ufite umutekano w'iteka ryose. Bibiliya yigisha ko ubuntu bw'Imana bushishikariza abizera gukorera Imana n'umutima ushima. Ndagira ngo turebe muri Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo waho wa 19. Yohana wa mbere igice cyaho cya 4 umurongo waho wa 19. Bibiliya irambwira ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Imana niyo yadukunze itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera muri twebwe abari abanyabyaha bakwiriye gupfa tukarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho, ye kuba akirimbutse ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turayikunda rero uyu munsi wa none kuko yabanje kudukunda. Abakijijwe ntabwo bakora ibyo bishakiye, ntabwo babaho nta kintu ibyaha cyangwa ibizira bibabwiye, kuko bazirikana urukundo rw'Imana urwo yadukunze igihe twari tukiri abanyabyaha. Mu Baroma igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 4, ndagira ngo tuharebe. Abaroma igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 4, Bibiliya itubwira aya magambo. Abaroma 2 umurongo waho wa 4, Bibiliya iratubwira ngo kandi usuzugura ubutunzi bwo kugira neza kwayo n'ubwo imbabazi zayo n'ubwo kwihangana kwayo, ntuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko kukurehereza kwihana. Kugira neza kw'Imana niko kuturehereza kukwihana. Hano mu Befeso igice cya 3, Abefeso igice cya 3 umurongo wa 14, turasoma tugeze ku murongo waho wa 19. Naho hari amagambo avuga atya: Paulo arimo arasabira Abefeso, nicyo gituma mfukamira Data wa twese, uw'imiryango yose yo mu ijuru niyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we, kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera. Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye 18, muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo, ubwo ari bwo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Ibi ntabwo numva birimo ubunebwe, ibi ntabwo numva birimo kugenda uko twishakiye, ahubwo ndumva inyota, ndumva urukumbuzi rukomeye mu mutima w'umwizera
rwo kurushaho kumenya urukundo rw'Imana, kurushaho kumenya Kristo, kurushaho kumenya ubuntu bw'Imana. Nicyo mbona muri ibi byanditswe. Tito igice cya 2 umurongo wa 11 n'uwa 12 hari amagambo atubwira atya. Tito igice cyaho cya 2 umurongo wa 11 n'uwa 12, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none. Rero ubaye ushaka kuvuga ko niba umuntu avuze ko afite umutekano w'iteka ryose mu mutima we, niba umuntu ari guhamya yuko afite ibyiringiro by'agakiza ke, ko adashobora kwigera arimbuka, ubwo ibyo ngibyo bimutera kubaho ntacyo yitayeho, ahubwo akora ibyo ashaka. Uwo muntu ujye umenya neza yuko atari yasoma ibyanditswe, ndetse ujye umenya yuko atari yakira ubuntu bw'Imana, kuko Bibiliya iratubwiye ngo ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse, kandi ubwo buntu ntabwo budushishikariza kuguma mu byaha, ahubwo butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi. Kino kintu ushatse wagitindaho cyane, kuko abantu benshi by'umwihariko muri iyi minsi yacu ya none nta kintu bashaka nk'iby'isi. Abantu bose bafite umutima wo kubona iby'isi kandi byinshi. Kugira ibintu ntabwo ari icyaha rwose. Imana iguhaye ubutunzi bufatika bw'iyi si ntabwo ari icyaha, ntabwo ari icyaha pe. Ndetse no gukora cyane ntabwo ari icyaha. Yewe Bibiliya itubwira neza yuko umuntu udakora adakwiriye no kurya. Ariko hano hari ikintu ukwiriye kwitondera. Bibiliya iravuga ngo urukundo rw'impiya ni umuzi w'ibibi byose. Kubikunda, gukunda iby'isi ni umuzi w'ibibi byose. Amafaranga si cyo kibazo, ubutunzi bw'iyi si si cyo kibazo, ahubwo kubikunda ibyo ngibyo nicyo kibazo, kuko uba ukinguriye ibibi byinshi mu buzima bwawe. Ariko hano Bibiliya iratubwira ngo ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda. Twirinda iki? Ntabwo ari ugukora ibyiza, ahubwo ni ugukora ibyiza tukirinda ibibi. Ubuntu bw'Imana butwigisha gukiranuka, butwigisha kubaha Imana mu gihe cyacu cya none. Niko Bibiliya itwigisha, niko Imana itubwira, ndetse ni nako abakijijwe bakwiriye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Dawidi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye, kugira ngo bigende gute? Kugira ngo ntagucumuraho. Ntabwo yashakaga kugenda nk'uko yagendaga kera, ntiyashakaga kuguma mu ngeso yarimwo za kera cyangwa se z'abatubaha Imana. Oya, ahubwo yashakaga kugenda atungana Imana. Ni nayo mpamvu yahishiye ijambo ry'Imana mu mutima, kugira ngo rimubere itabaza rimurikira inzira anyuramo. Uko umwizera arushaho kugenda asobanukirwa urukundo Imana imukunda muri Kristo Yesu, niko arushaho gushaka gushimisha Imana. Kino kintu sinzi niba ucyumvise. Uko umukristo cyangwa se umwizera arushaho kugenda asobanukirwa urukundo Imana imukunda, guhera cyagihe igihe Imana yatangaga Yesu Kristo ngo aze apfa urupfu rubi rwo ku musaraba, ahambwe, azuke nyuma y'iminsi 3 n'amajoro 3, atari uko yari yakoze icyaha, ahubwo ari ukubera ibyaha byanjye n'ibyawe. Uko ugenda urushaho gusobanukirwa urwo rukundo, izo mbabazi z'Imana, ubwo buntu bw'Imana, niko ugenda urushaho gushaka gushimisha Imana. Ntabwo ugenda urushaho gushaka kugenda uko wishakiye,
ahubwo ugenda urushaho gushaka gushimisha Imana. Rero reka nkubwire nshuti yanjye, niba muri wowe wumva rwose wakora ibyo wishakiye, ugakora ibizira uko bingana kose, ukagenda nk'aho uri umupagani, ndagira ngo umenye neza yuko utari wakira ubuntu bw'Imana. Ndagira ngo umenye neza yuko utari wakira urukundo rw'Imana. Uracyavuga ibigambo gusa, ariko ntabwo urasogongera ngo umenye neza kugira neza kw'Imana. Kuko abizera nyakuri, uko barushaho kugenda basobanukirwa urukundo rw'Imana, uko bagenda barushaho gusobanukirwa ubuntu bw'Imana, uko bagenda barushaho gusobanukirwa agakiza gakomeye Imana yaduhaye, niko bagenda barushaho kugira inyota yo gushaka gushimisha Imana. None se ibyanditswe byera bivugira ubusa icyo bitubwira? Ko twahamagariwe gukorera Imana, ko twahamagariwe kuba bera, ko twahamagariwe kureka kuba nk'uko twari tumeze, ahubwo tugahinduka bashya. Imana yacu itugirire neza, kandi umucyo wa Kristo umurike mu mitima yacu. Uyu munsi wa none dusobanukirwe ko tudakwiriye kuba uko twishakiye, ahubwo niba koko twarakijijwe, niba koko dufite umutekano w'ubugingo buhoraho, twari dukwiye no kumenya ko dukwiriye kugenda koko nk'abafite ubugingo buhoraho, nk'abantu bakijijwe koko, nk'abantu batari ab'isi, ahubwo turi abantu bo mu ijuru, turi abaturage b'ijuru, turi abana b'Imana babyawe nayo, kandi bagenda nk'uko Imana yo ubwayo ishaka. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, ntiwaburira imbabazi kubire.